Uko wakura virusi muri telefone iyo ari yo yose birababaza cyane. Hari ukuntu ugura telefone ikora neza ibintu byayo byose byihuta, hanyuma uko ugenda uyikoresha ukabona n'ibinatakaza ubushobozi bwo kwihuta kubera virusi ziba zaraje muri telefone yawe. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo bwiza ushobora gukoresha ugafata virusi zose zagiye muri telefone yawe ukazikuramo maze telefone ikongera igakora neza nk'uko byari bisanzwe. Virusi ni z'abahakazi bakoresha binjira muri telefone yawe ugasanga undi muntu wo ku ruhande amakuru yawe cyangwa yibye account yawe runaka kubera virusi ziri muri telefone yawe. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wabihagarikamo. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza ufite ubushobozi bwo gukora virusi zose zagiye muri telefone yawe maze telefone ikongera igakora neza nk'uko wayiguze imeze. Tuzatize mu bintu byinshi, reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video, ukore subscribe niba utarayikana, niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi ubisiga munsi muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ndakora ku buryo wanyura muri setting maze uka-updatinga vision ya telefone yawe, maze ibintu byose by'amavirusi byagiye muri telefone yawe bikahita byivanamo maze telefone ikongera ikamera neza nk'uko wari wayiguze bwa mbere. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakora ku buryo wanyura muri setting ya telefone yawe maze ukareba application zose utigeze ushyira muri telefone yawe ukazikuramo kuko izo application ziba zifite undi muntu uzikoresha ku ruhande. Icyo ni igice cya kabiri. Igice cya gatatu ndakwereka application ebyiri washyira muri telefone yawe maze ugacekinga telefone niba nta virusi n'imwe irimo, hanyuma wasanga ari virusi irimo ndahita nkwereka n'uburyo wayikuramo. Tuzatinze mu bintu byinshi, reka dutangire n'igice cya mbere. Rero igice cya mbere kugira ngo bikore nta kintu uzakora, urafungura application yawe ya setting na telefone nimwe utagira setting, urayifungura ngiye dore ngiyi urayifungura. Ukimara kuyifungura nta kintu uzahita ukora, uhita scrolling ugana na wasi gakeya uhita ukora na system, ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora kuri system nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora na soft update, ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze nk'uku. Kano kantu ureba, kano kantu kameze nka i gacuramye nusanga we kavivuye, telefone yawe reba ari updated, telefone yawe uraba waraupdatinze. Hano hantu rero nusanga nawe bimeze nk'uku yanjye imeze nk'uku, we nta kintu urahita ukora ahangaha hambere ahashyize udufresh hano handitse system update, kano kantu uri kukabona uragakoraho. Ukimara kugakoraho birarodinga gake, bikimara kurodinga gake urahita tugera kuri tab imeze nk'uko uri kubibona. Twebwe ne twa updatinga telefone yacu biradutwara mega 776 ngizi hano. Rero kugira ngo updatinga telefone yawe uhita ukora ngashi dufresh hano munsi uri kuhabona. Ukimara gukora bita bitangira bikarodinga hano hejuru, bita bitangira kubara bigatangira gutwara mega nyine bikiyapudatinga. Yamaze kugera 100% telefone yahita yizimya hanyuma ikongera ikiyatsa. Yo yiyakije imyanda yose yari muri telefone yahita yivanamo hanyuma telefone ikongera igakora neza nk'uko byari bisanzwe. Mwibutsa ko yubikoze nk'uko niba telefone ya Android na vision ya 13 cyangwa vision ya 14 yo updatinze ngubu ushobora kubitujya kuri vision ya 15 cyangwa vision ya 16 kuko vision ya 16 yarasohotse. Mwibutsa ko bino ni kuri Android, bino urabikora kuri Android yawe. Ubwo vision ya 16 ari features nyinshi telefone ahita igira, ugasanga telefone ahise yongera n'ubushobozi yo updatinze vision ya telefone yawe. Rero hano hantu ubu n'uburyo bwa mbere, ubwo updatinga nirangiza kuyapdatinga irahita yizimya. Ariko ngiye urabona connection ninye, urabona bise bihagarara kubera connection. Ubwo rero updatinga ni yizimya, leta yizimya telefone ishobora no kuba yahindutsemo gake ugasanga haje mu tundi service tutari turimo. Iyi ni ya mbere ushobora gukoresha ukora virusi muri telefone yawe. Rero ukimara kubikora nguku urahita ukora back gake usubira inyuma. Twego urabona connection ninye, ariko ndibuze kubikora mu kanya nitonze. Urakora back gake usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma urahita ukora no handitse app update urakoraho. Ukimara gukora we nta kintu urahita ukora hano hambere, ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora urahita ukora no handitse scan, hano uri kuhabona uzakora hano hantu bibasikanye nguku bahita bareba muri application zose ziri muri telefone yawe. Niba hari application imwe iriho imyanda bahita bayikuraho, none application yawe ikongera kamera neza nka kumuyikura muri Play Store imeze. Ariko mwibutsa ko niba ari Facebook cyangwa Instagram cyangwa TikTok account yawe igumamo, ariko ikintu bakuraho ni imyanda ibe iri kuri account yawe. Ikintu kivaho ni imyanda yonyine. Ubu n'uburyo bwa mbere ushobora gukoresha ugakora virusi muri telefone yawe. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, nibiramuka bikunze wandike rimwe muri comment ndahita menya ko byakunze, ibyo biba bihagije. Mbere kugira ngo dusubire inyuma, urabona twebwe byahise bibasikane, urabona byabaye successful. Uri kubibona twebwe dufite application muri telefone yacu 135 hano uri kubibona hano munsi bahita banazikwereka application ufite muri telefone yawe. Rero uhita ukora back gakeya ugasubira inyuma, nanone ugakora back ugasubira inyuma. Ariko mbere kugira ngo dukore back yenda reka nze mbivanemo kugira ngo byihute. Urabona dusubiye kuri taburo ibanze. Rero ubundi buryo bwa kabiri nabundi urafungura application yawe ya setting n'ubundi nk'ibisanzwe urayifungura. Ukimara kuyifungura uretse scrolling gake uhita ukora na handitse app, hano uri kuhabona apps uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora kuri app uzahita scrolling uzamura bitewe na telefone yawe, uhita ukora na handitse special app access, hanga munsi uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ugera kuri tab imeze nk'uko uri kubibona hano handitse allow file access. Hano hantu iyo hakozeho bahita bakwereka
application za accessing ibintu ufite kuri file ya telefone yawe. Ubwo ni ibintu ufite kuri file ya telefone yawe, amafoto, amavideo n'ikindi kintu cyari cyo cyose ufite kuri telefone yawe nyine muri file hari unyura ugiye kureba amafoto cyangwa amavideo. Hano hantu rero bakwereka application nyinshi zigiye zitandukanye, wowe uhita ureba muri ama application ukareba ko na application nimwe irimo hano utigeze uyishyiramo. Iyo usanze hano application iri hano utarigeze uyishyiramo, we nta kindi uhita ukora install, kuko iyi application ifite undi muntu uyikoresha wo ku ruhande. Ubwo muri ama application uri busanga hanga urareba application zose, nusanga ari application nimwe utigeze ushyira muri telefone yawe kandi utaguranye na telefone yawe irimo, ubura tuyikuramo kuko iyi application ifite undi muntu uyikoresha areba ibintu ufite muri telefone yawe. Hano hantu application uri busanga mu gasasiyo washyize muri telefone ya cyane wayiguranye na telefone, uhita uyikuramo kuko iyi application ifite undi muntu uyikoresha. Ukimara kuyikuramo nanone urahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma rero ukora no handitse device admin, ahangaha uri kuhabona hano hantu ukoraho. Ukimara gukora uzahita usanga application zitandukanye cyangwa nusanga na application nimwe irimo. Nusanga harimo application zitandukanye uzahita ureba application zose ziri hano, urebe ko na application nimwe irimo hano utarigeze uyishyiramo. Gusa ushobora gusanga application waguranye na telefone, application nta kibitwaye, ariko nusanga mo application utigeze ushyira muri telefone yawe uhita uyikuramo. Bishatse kuvuga iki? Ya application irimo ahangaha, ubwo umuntu wayishyizemo uri ku ruhande niwe ubiyikotorora. Urabona nyine ni device admin akotorora application. Urumva yakotorora application ashobora no kuba yakotorora ibindi bintu byose bibera kuri telefone yawe. Ugasanga umuntu yibereye ku ruhande kubera application iri muri telefone yawe, ugasanga akoresha telefone yawe kandi mu by'ukuri ibintu byose wandikira n'abandi kuri telefone, account zawe runaka, niba ufite channel cyangwa ufite TikTok ugasanga byose, ugasanga afite password yiza account zawe. Rero hano yashyizemo application ijya kajya yikotorora. Ni kwa kuno ujya kubona ugasanga umuntu runaka bamwibye ikintu runaka, account ye runaka, ugasanga undi muntu wo ku ruhande aza amakuru yawe nk'uko uyazi cyangwa ugasanga aza amakuru kurenza uko ubizi. Rero iyi application uyisangamo hano uhita ukorera install. Gusa ushobora no gusanga application warashyizemo ariko utakiyikoresha, uhita ukafunga nk'uko twanye dufunze nk'uko buyibujije uburenganzira gukotorora kuri telefone yawe. Ubwo nusanga application utarigeze ushyiramo hano urahita uyikora muri telefone yawe cyangwa uzigire nk'uko izange zimeze. Ubwo itari gukora ngiye mbigenza nk'uko kuko mba ni kuzikotora zina application ninge wazishyize muri telefone yanjye. Ubwo nanone uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nanone uzahita usikororinga muri tuno tuntu twose, uzagenda ugafungura application usanga muri tuno tuntu twose uzagenda uhera ku murongo ufungura application uri busangemo, ugasanga siwe washyize muri telefone yawe, urasubira inyuma ugenda uyikorere install. Ubwo birumvikana tuno tuntu twose uragenda uturebaho, application uri busange muri buze kugenda uyisiba nyine uyikura muri telefone yawe. Urabona nka hano handitse wifi kotorora, hano uri kuhabona, hano ukoraho. Ukimara gukora nyine uhita ubona application zigiye zitandukanye zishobora gukoresha wifi mu gihe ugiye ku murongo. Usanze hari application imwe irimo nanone ikora kuri wifi utarigeze uyishyira muri telefone yawe, uhita uyikuramo nayo ugenda uyikuramo. Hano hantu ndakeka muri kumva neza, uza ugenda gukora kuri buri kantu kamwe kose ukozeho, ugenda application usanze mutarigeze ushyira muri telefone yawe ukahita uyikuramo muri telefone, ubwo uyikora install ikahita iva muri telefone yawe. Ubu ni uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha gukura virus muri telefone yawe. Application iza nka application ari kugeza igihe ikaba virus ugasanga isigira ingaruka kuri telefone yawe. Ubu ni uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha gukura virus muri telefone yawe. Tuzatinze mu bintu byinshi, reka mbite nkubeza n'uburyo bwa gatatu ari nabwo bwa nyuma. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzahita uva muri setting ya telefone yawe. Noneho tugiye gukoresha application. Ukimara kuva muri setting nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Iyi application ngiye kukwereka application ebyiri, urahitamo application imwe bitewe na telefone yawe, kuko hari ukuntu nanga application ugasanga umuntu aje muri comment arambwe ngo application yanze gukora muri telefone ye. Rero nahisemo application ebyiri, urakoresha application imwe ishobora kwanga cyangwa igakunda. Yo yanze nyine burakoresha application ya kabiri. Ndakeka muri application ebyiri ngiye kubaha nago hari bubura application imwe ikora kandi gakora neza cyane. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Iyi application ngiye kuguha ya mbere irakora kuri telefone ya Android, kuri iPhone, irakora no mu mashini. Ufite ni mashini yawe uze kuyishyiramo, nta gihinduka ku mashini no kuri telefone yawe. Nusanga hari virus iri mu mashini yawe uhita uyikuramo. Rero urayifungura Google Play Store, ukimara kuyifungura uhita uza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi urahita waza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru urahita wandikamo Avast, urandika Avast Mobile Security. Uzandika nk'uku iyi yanditse hano uri kuhabona. Hano yanushize udu fresh, uzandika nk'uku. Ukimara kwandika nk'uku uzahita ukora search gakeya wihanganye.
ukimara gukora search gake uzahita ujya kuri tab imeze uku nguku. We nta kintu uzahita ukora kuri application iyi ngiyi ishyizeho udufresh uri kuyibona, uzayikoraho nk'uku nguku. Ukimara kuyikoraho nk'uku nguku uzabanza uyestarye muri telefone yawe, nusanga bari kukubwira ngo ukore update nk'uku kwanjye, ubu application ura wifite muri telefone yawe, we nta kintu uhita ukora, urasubira inyuma ugenda uyifungure. Ariko kugira ngo tuvire muri Play Store icyarimwe, reka mbanze nkwereke na application ya kabiri. Muri izo application ebyiri ngiye kukwereka zose ndakwereka uko zikoramo, kugira ngo nyine nujya kuyikoresha imwe muri yo itazakugora, ndakwereka uburyo ikoramo. Ubwo iyi ngiyi uraba wamaze kuyinstara, ukimara kuyinstara none unakora kuri kano kantu kari hano hejuru gakoreho. Ukimara gukora none bino wanditsemo hano urahita ubisiba. Ukimara kubisiba urahita wandikamo aya magambo ngiye kwandika. Urandika while megabytes, urandika nk'uku nguku while megabytes. Sinzi niba ndi kubisoma neza, ariko nyine urandika nk'uku nguku urihangana. Ego urahita wandika nk'uku nguku. Ukimara kwandika nk'uku nguku urahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza urahita ujya kuri tab imeze uku nguku, we nta kintu urahita ukora, urahita wesitara application ya mbere. Iyi ngiyi uri kuyibona uzayikoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora kuri logo yawe uzahita ujya kuri tab imeze uku nguku, uzayesitara ujye muri telefone yawe. Wenda reka tujye tuyiheraho iriya turayigiri ya nyuma. Rero uzahita uyifungura nk'uku nguku, uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyesitara uzakora kuri open uyifungure. Ikimara gufunguka izafunguka imeze uku nguku, uzategeza gake ifunguke. Ikimara gufunguka uzahita ugera kuri tab imeze uku nguku, we nta kintu uzahita ukora no handitse get started. Aha ngaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze uku nguku, we nta kintu uzahita ukora hano hejuru shize dufresh hano uri kuhabona uzakoraho. Hano yuko za ngaha nago bikunda bahita bakaka kwishyura, nyine irimo n'uburyo bwa Apollo nyine bwo kwishyura. Uzahita ukora kuri kano kantu hano hejuru bivanemo. Ukimara kubivana mu uzahita ukora kuri arrow. Ukimara gukora kuri arrow nanone uzahita ukora kuri arrow nk'ibisanzwe. Ukimara gukora kuri arrow bizahita bitangira kurodinga nk'uku nguku, uzategeza gakeya wihanganye. Rero byiza ngaha bahita batangira gusikana telefone yawe, ama application ufite muri telefone yawe, ibintu byose ufite kuri file kuri telefone yawe byose barabisikana, byose basanga ari ikintu kiriho cya virus bakahita bakikwereka, bakahita baguha n'uburenganzira bwo kugikuramo, bahita bakwereka ahantu wakora kigahita kiva muri telefone yawe. Iyi ni application ya mbere ndimo ndakwereka uburyo ikoramo. Rero bikimara kumera nk'uku nguku, we nta kintu urahita ukorana n'iki scan now. Hano uri kuhabona scan now, hano uri kuhabona uzakoraho. Ndakeka muri kuhabona. Ukimara gukora bizahita yemera nk'uku nguku, bazahita bahera kuri application ya mbere basikana. Urabona bahereye kuri CapCut, urabona ibintu bagenda basikana hano hejuru, urabona ko biri kugenda byihinduranya. Buri application yose ufite muri telefone yawe baragenda bayigeraho, urabona na hano munsi zirimo ziragenda ziyandika izo bamaze gusikana uri kuyibona. Rero uzategeza gake bazisikane application zose ziri muri telefone yawe. Niba sanga ari application iri muri telefone yawe ya virus bazahita bayikwereka, uzategeza gake wihanganye. Gusa nyabura niba ugeze kuri uyu munota, niba utarakora subscribe wakora subscribe, ukaliking iyi video. Ufite n'ikindi kibazo cyanyunganizi ukahita ubisiga muri comment, kuko ngenda hari ku bwanyu. Ikibazo cyose uzasiga muri comment nzangerageza shaka uburyo nahita nyisubiza byihuse. Rero ikibazo cyawe ujye ugisigaho munsi muri comment, nzayamita nkusubiza nta kibazo rwose, kuko ngiye niyemeje ndahari rwose, ndahari ku bwanyu. Wowe rero uzategeza gake wikanganye basikane application zose ziri muri telefone yawe n'ibintu byose biri muri telefone yawe, mbese muri makeya uzategeza gake wihanganye. Gusa mu gihe tugitegereje ubaye ufite inyunganizi nabwo mujye mubisigaho muri comment, ngenda hari rwose ku bwanyu, mujye mubisigaho. Ngiye rwose ndaza nkabisoma tukaniganirira. Mfite n'ubujyanama nabwo wabusigaho rwose muri comment, nta kibazo ngenda hari ku bwanyu, mbese muri makeya nk'uko nabibabwiye. Urategeza nyine gake wihanganye bakabanza bagasikana application zose ziri muri telefone yawe. Urabona kano ka message batugejejeho kano kanya, urabona kano kantu ushyizeho dufresh, kano kantu na application imwe abonye muri telefone yanjye ifite ikibazo. Urabona kano kantu bashyize hano hantu k'umutuku, urabona muri application ziri muri telefone yanjye babonye application ifite ikibazo. Rero urategeza gake nanone bagakomeza bagasikana ibintu byose biri kuri telefone yawe. Hano uri kuhabona urabona ko bageze ku bintu biri kuri file, barimo barabisikana ngo barebe ko nta bintu by'imyanda cyangwa ibintu by'amavirusi biri kuri telefone yanjye. Ariko urabona hano hejuru babonye ikintu kimwe kuri telefone yanjye kidasanzwe, mbese cya virus muri telefone yawe. Uzategeza gake wihanganye. Urabona barimo barasikana, urabona ko byenda kurangira muri kano kazeru kari hano hejuru. Bakimara kubirangiza nk'uku nguku rero bazahita bakwereka ikintu babonye kuri telefone yawe cya virus. Urabona bakimara gusikana, urabona bahise batwereka application ya Clickify TV. Urabona iyi application batweretse ko imeze nka virus muri telefone yacu. Iyi application rero impamvu batweretse ko imeze nka virus muri telefone yacu, reka nyikubwire. Iyi application njya kuyidownloadinga ntago nanyuze muri Google Play Store cyangwa App Store, ahubwo ngiye nayidownloadinze nyuze muri Google Chrome. Ubwo bivuze ko iyi application muri Google Play Store cyangwa muri App Store ubwo bayifata nyine nka virus muri telefone, ubwo ntago yemewe mbese muri makeya. Niyo mpamvu iyi application ibaye nka virus muri telefone yanjye. Ubwo nusanga application itandukanye n'ingi cyangwa
indi application udakunda gukoresha muri telefone yawe cyangwa application utigeze ushyira muri telefone yawe, ubwo iyi application urahita uyisiba kuko iyi application si nziza muri telefone yawe. Iyi application nkwibutsa ko iyi application ngiye banyeretse kugira ngo mwumvise ko atari virus muri telefone yanjye. Iyi application nyine uyinyuraho ugiye kureba imipira iyo ariyo yose ku isi kandi ukayireba mu buryo bwiza bw'i telefone yawe. Iyi application ni kivuzemo. Rero iyi application ngiye ntago nayikora muri telefone yanjye kuko ngiyeyo nzi akamaro mari. Uba ukeneye kumenya ibindi byisumbuyeho kuri iyi application nayo wambere nkazayikoraho video nkazabereka uburyo ikoramo. Rero nubona application itandukanye n'ingi utarigeze ushyira kuri telefone yawe, urahita ukora kuri buno budomo butatu buri hano hejuru mu nguni, uhita ukora no handitse uninstall ihita iva muri telefone yawe kuko iyi application iraba ari virus muri telefone yawe cyangwa ifite undi muntu uyikotorora kuri telefone yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere dukoresheje iri application, reka noneho dukoreshe n'iri application yindi ya mbere. Uzahita uyivaho nguku ubwo imyanda yose iri kuri telefone uzaba wayibonye, niba ari ibintu bitandukanye nyine bazabikwereka nyine uzahita ubivanamo. Uzahita noneho ujya kuri application yindi, dore ni iyi ngiyi ya Avast Mobile. Uzakora kuri open uyifungure, ukimara kuyifungura uzahita ukora handitse get started, ahangaha uri kuhabona. Ukimara gukora uzategeza kano kantu kari hano hejuru ka loading, urabona nyine birimo biragenda birodinga bigenda, uzategeza gake nyine birodinga bibanze bigera hano ku ruhande, uzategeza gake wihanganye. Urabona bikimara kurangira uzahita ukora kuri arrow, ahangaha uri kuhabona. Ukimara gukora kuri arrow uzahita ukora hano handitse start scan, hano uri kuhabona. Ukimara gukoraho uzahita ukora hano handitse continue with add, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora bazahita batangira gusikana ibintu byose biri kuri telefone yawe. Urabona barahereye kuri rimwe bageze kuri kane, urabona bazasikana paka bigeze ku 100. Rero uzategeza gake yabasikana ibintu byose biri kuri telefone yawe, bazahita bakwereka izirita y'ibintu babonye kuri telefone yawe bya virus. Urategeza gake wihanganye. Twebwe urabona tugiye gutegereza nyine tubanze turebe ko nayindi myanda iri kuri telefone yacu. Urabona muri iri application batweretse virus iri muri telefone yacu imwe. None tugiye gutegereza turebe ko iyi application iri buze guhuza n'iriya, turebe ko muri izi application na application ibeshya mbese muri makeya. Urategeza gake wihanganye, urabona bigeze kuri 40. Urakomeza gake utegereze, uzakomeza gake utegereze. Urabona imaze kugera ku 100. Urabona bikimara kugera ku 100 bahise batugeza kuri taburo imeze ukunguku. Rero urabona bahise babona virusi kuri telefone yacu. Urabona n'ubundi virusi yacu babonye ni ya application ngiyi ya Cleanify, uri kuyibona ngiyi bahise bayibona kuri telefone yacu. Rero nubona indi application itandukanye nguku uzahita ubona ahantu hari move nk'aha ngaho uri kuhabona remove, hano uzahita ukora remove uhita uyivana muri telefone yawe. Rero nta kintu uzahita ukora iyi application impamvu nagize ya nyuma irarenze, uzahita uscrollinga hano hejuru uhita ukora no handitse devices, aha ngaho uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora no handitse skip for now, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri taburo imeze ukunguku. Kano kantu ka automatic scanning akangaka uzahita ugafungura kuri telefone. Kano kantu gafunguye kuri application, mu gihe cyose ushyize application muri telefone yawe bahita bayisikana bakareba ko atari virusi cyangwa atari ikindi kintu cyagira ingaruka ku mutekano wa telefone yawe. Kano kantu rero ka automatically uzahita ugafungura muri application. Ukimara kugafungura n'utuntu twose ni ingenzi. Kano kantu kugafungura ko nabonye bisaba password, kano kantu kugafungura naga ari ingenzi. Kano kantu ushatse wakihorera. Yena na hano ha IP address, hano uri kuhabona kizidu fresh. Hano hantu ushobora kugenda naho ugashyiraho address. Hano hantu yo kozeho bahita bakoreka application ushyira muri telefone yawe ikaba yacu umutekano wa telefone yawe bitewe n'ahantu uherereye. Kano kantu nako ushobora kugakoresha niba ukunda gukora ibintu byawe byose online. Kano kantu ushobora kugashyiramo bitewe n'umutekano w'ibintu byawe bya online. Na kano kantu rero ka automatically wifi scanning, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara kugakora uzahita ukora hano handitse automatic scan wifi. Hano hantu iyo ugafunguye ugiye kuri wifi bahita bacekinga ko iyo wifi atari y'abahakazi, kuko murabizi neza, urabizi ko kuri wifi hari wifi ziba zigiye ziri ahantu hatandukanye, ugasanga iyo wifi ni y'abahakazi. Iyo ubaye connect kuri yo ugasanga bahita babona access kuri telefone yawe, ugasanga bahise bakwiba ibintu runaka cyangwa bakwibye amakuru yawe kuri telefone yawe. Mwibutsa ko niba ukunda kugenda wiconnecta kuri wifi ahantu runaka hose ubonye, zira wifi ujya witonda cyane kuko zira wifi nago ziba zizeho. Nyine ujye ukoresha wifi y'ahantu wizeye byanyabyo, kuko iyo umuntu wiconnecte kuri wifi ye afite ubushobozi bwo gukotora kuri telefone yawe, afite ubushobozi bwo kureba ibintu byose uri gukorera kuri telefone yawe, afite ubushobozi nyine afite access kuri telefone yawe. Ariko kano kantu uhita ugafungura wagafunguye, iyo winjiye kuri wifi bahita basikana iyo wifi niba ari y'abahakazi cyangwa niba ari wifi nyine isanzwe nyine y'abantu basanzwe nyine, ku buryo itagira ingaruka ku mutekano wa telefone yawe. Kano kantu nicyo kavuze nako uzahita ugafungura. Rero izi na application maze kukwereka, ariko urabona ko iyi application yanyu urabona ko ari application nziza yo ifite n'ubundi buryo bwishi
butandukanye. Rero nuko nguko nareshyaga ugeze kuri uyu munota nagira ngo mbanze ngushimire, uri umuntu w'umugabo cyane, ibyo tumaze kugeraho niwe tubikesha kandi ibyo duteganya kugeraho nabyo biri mu biganza byawe. Rero nta kindi nakubwira uretse kugushimira, uri umuntu w'umugabo cyane. Niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi usigaho muri komenti, genda hari ku bwanyu nk'uko nabyiyemeje. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Niba hari ikibazo wagize cyangwa inyunganizi uhita ubisigaho muri komenti. Ciao ciao.